The Zoom TV 24. Kuki wanyu haba abasazi? Kuki utakwirukana ibyo bisazi? Kuki bakubenga buri munsi? Ufite umuntu ukunda wabigusezeranije yananiye gufata ibyemezo. Mamagara mutegeka kurongore ku ngufu kandi muzabane ku ngufu iteka muzajyane no mu ijuru. Uwagusezeranije ubukwe imyaka 3 5 6 7 igihe niki? Zoom TV 24. Amasengesho akuraho ibyago, amasengesho akuraho avuguruza ibyemezo by'Imana, amasengesho akuraho imbaraga z'abagome n'abagambanyi, amasengesho ni urwego ushobora kubaka ukaba umukire isi yose ikakugeraho. Haleluya. Tuzakira, tuzubaka ibizu bikomeye kubera amasengesho, tuzagira ibintu bikomeye ku isi kubera amasengesho, tuzubaka insengero zikomeye kubera amasengesho, tuzagira indege zikomeye, tuzagira amamodoka akomeye kubera imbaraga z'amasengesho. Iyo usenga abantu bose baragushaka, amaboko aguhereza araguhereza. Iyo usenga ufite akawe kose arakazana. Impamvu bataguha nta favor y'Imana. Zere ini holy God. Iyo usenga abantu bose bifuza kuguha, bifuza kuba inshuti yawe. Le force in all. Niba hari umuntu wagize icyangiro, Apostle Joseph ndimo. Nagize icyangiro nangwa n'abantu benshi, aho nanyuraga hose banteraga amabuye, ariko umunsi natangiraga gusenga naraye mu nzu z'abami n'ibikomangoma. Haleluya. Naraye mu nzu z'abaherguye, abantu bateze indege ku migabane itandukanye baza kundeba. Haleluya. Nishira amatike y'indege mu bihugu bitandukanye, nyamara naratangira gusenga, naramfite icyangiro. Umva nkubwire mushiki wanjye, icyo cyangiro cyawe cyakurwaho n'amasengesho. Uwo muvumo gukurikirana uzakurwaho n'amasengesho. Iyo nyatsi, iyo karande zakurwaho n'amasengesho. Ukeneye ikintu kimwe gusa, banza umamagare ngo ukore deliverance, nandukanye umuvumo w'abo wasoni w'abo wanyoko ncikiraro wambukiraho. Legidi iniori. Iyo tuvuga gukora umuntu deliverance ni nko kurandura insina mu kiguri cyaho yari iteye ukayitera mu wundi butaka bwiza, umuntu akagira umudereza akagira amahoro. Iyo usenga abantu bazakugarukira. Nta mukobwa wigeze ubura umugabo ku isi asenga Imana yuzuye amavuta. Nta musore ushobora kubura umugore usenga Imana yuzuye amavuta. Ushaka uvuke mu batindi bamwe babahanya, umenya Imana gusa uba ku rwego rw'amasengesho. Ushaka ube warize menshi cyangwa makeya, uba ku rwego rw'amasengesho, uzazamuka kubera amasengesho. Haleluya. Abantu bazakugeraho, abantu bazifuza kuguha. Uzuzura n'abasirikare bakomeye, uzuzura n'abaperezida bo ku isi, uzashakishwa kubera imbaraga z'amasengesho. Kwisi hose umuntu ashaka ufite icyamurusha. Iyo umuntu asenga hari icyaba kurusha. Iyo umuntu asenga yumva amajwi abandi batumva, atekereza ibyo abandi badatekereza, areba ibyo abandi batareba, amera andi maso, akira amaso yandi akwereka kuzakomera, akira amaso yandi akwereka kuzagera kure. Lolefad ini origadi. Ndifuza kugusengera Imana, ndifuza kugusengera Imana. Iki ni igihe cyo kubohoka. Barakuboshye. Niba umuntu yarakuboshye, igihe kirageze nanjye nkubohore mu izina rya Yesu. Imbaraga zikiza indwara ntabwo nzisaba Yesu. Yesu yarazimpaye amanitegeko ryo gukiza indwara. Imbaraga zirukana karande ntabwo nzisaba Yesu, narazihawe mabwa n'itegeko ryo kwirukana karande. Maze imyaka irenga 20 mbikora, ni umurimo mfitemo experience. Haleluya. Imbaraga zo gukiza indwara narazihawe. Mbahaye ubutware mugende mu mahanga yose, mukiza indwara, mwirukana abadayimoni, muzura abapfuye. Kuki wanyu haba abasazi? Kuki utakwirukana ibyo bisazi? Kuki bakubenga buri munsi? Ufite umuntu ukunda wabigusezeranije yananiye gufata ibyemezo. Mamagara mutegeka kurongore ku ngufu kandi muzabane ku ngufu iteka muzajyane no mu ijuru. Kubyemera. Uwagusezeranije ubukwe imyaka 3 5 6 7 igihe niki? Imana yavuze umwana imyaka 3 5 utabyara, warivuje byarananiye, nta wundi muganga ukeneye. Muganga warusigaye nige n'imbaraga z'ijambo ry'Imana zigomba kukuvumura. Ni umuvumo.
emera ko biri mu muvumo, emera ko biri mu muhambiro, emera ko urugo rwakunaniye, emera ko urwaye, emera ko hari abadayimoni baguteye, emera ko byakunaniye. Wirarurira. Hamagara abakuru bagusengere, hamagara abakuru bagusengere. Ngwino urambikweho ibiganza, ngwino ubohoke. Ntabwo bisaba gutega indege aho uri i Burayi, aho uri muri Amerika, aho uri muri Afurika, aho uri mu ntara z'iki gihugu, muri East Africa, Africa Community, hose ni ukwizera ijambo ry'Imana ukabohoka. Iki cyumweru nzakorera abantu benshi deliverance basumvira ijambo ry'Imana, bazumvira ijambo ry'Imana. Umupfumu ntacyo yagukoreye, baguhaye ibyo wisiga, baguhaye ibyo unywa, baguhaye ibyo usasira umugabo, baguhaye inzaratsi. Jugunya ayo macendegeri, uhamagara umukozi w'Imana uzakira. Ntabwo ngusaba inkoko y'ibara rimwe, ntabwo ngusaba ihene y'ibara rimwe, oya, ndagusaba kwizera Imana. Yesu ati mwizere Imana nanjye munyizere. Uwizera Yesu Kristo umwami wanjye, nanjye wizere ko nasizwe amavuta yo kubikora. Urabibona, uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe mu izina rya Yesu. Imana izagushumbura. Wirira, wikwiyahura, Imana izakugeraho. Waba uri mu nzu y'imbohe, waba uri ufite umudendezo, waba uri mu ntara, waba uri mu cyaro, nta hantu haba Imana itakura umuntu. Iyi saha y'Imana igeze, Imana irakududuya singa, igukuraho, haleluya, iguha umugisha, igukuraho inyatsi na karande, irabohora ubuzima bwawe. Akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira kuzuka. Haleluya, akira kuzuka. Tegura umutima wawe ngusengere, tegura umutima wawe ngusengere. Niki kigwangayikije umutima? Wabuze urubyaro? Imana yansigiye umwuka w'Imana undimo, utuma ingumba sibyara. Umwuka w'Imana undimo utuma icangiro kivaho. Ni wowe ndikubwira, ndikuvugana nawe, nta wundi. Ni wowe aho wicaye muri biro, ni wowe aho urarurira mu rugo rwawe, ni wowe aho urarurira muri iyo famiye washatsemo, ni wowe aho urarupanga gucika umugabo no kuva muri, ni wowe. Umwaka utaha iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Umwaka utaha iki gihe abantu bagiye kuzakubona ugenda utwite, abantu bagiye kuzakubona wateretse amaso mu gatimba kuwa gatandatu saa 8. Abantu bazakubona kuwa gatandatu saa 8, abagore bambaye imishanana, abantu bavuga haleluya, imodoka ziririmba. Abantu bazakubona kutasenza Imana y'umusenzi cyangwa umusega, bazakugarukira. Dusenga Imana. Nyagasani Imana yo mu ijuru, dore bini in God live, mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Umuntu wese wumvise iri jambo, Horamyego ni igihe cyo gutegeka ibitarakunze by'abantu. Abantu barisengeye, abandi basenganye n'abandi, babaye mu magurupe y'amasengesho atandukanye, ntabwo bakiriye. Ariko aka ni akanya ko gutegeka. Ndategetse uyu mwaka uzasama indubyare, ndategeka uyu mwaka ubukwe bwawe buzihute, ndategeka ibihombo wahombye muri kampani yawe mu izina rya Yesu. Imana yumvira isengesho nsenze uyu munsi bikurweho kandi birangire. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, imyaka n'inyatsi na karande byakuzengurutse ndabyishe mu buzima bwawe, ndabyirukanye mbikuyeho. Mpinduye amateka y'umubiri wawe. Uwo muryango washatse mufite mu icangiro, ndagukuraho umwanda wose abantu bagusize, ndakungana abantu, ndagukuraho inyatsi. Ibyo ukoze byose ntibigenda, ibyo ugerageje byose birahomba. L'offensire gidrive, ndagukura mu byaha, mu byaha by'ubusambanyi, mu byaha by'ubusinzi, mu byaha by'ubugome. Ndakunga n'Imana kubw'umusaraba wa Yesu. Ndakuvumuye imivumo ikomoka iwabo wa nyoko, imivumo ikomoka iwabo wa so, imivumo ikomoka mu bakurambere. Ndacikiraro abadayimoni bambukiraho bagutera. Uzacyubaka nasenga na Yesu, haleluya, azagwe hejuru yacyo avunagurike. Nta muvumo uzongera kugutera, nta nyatsi zizabyature nawe, nta muvumo uzongera kugutera, nta nyatsi zizagukurikira. Ndagutera mu butaka bwiza,
kugira ngo bimenyekane ko hari Imana ikuraho. Imbaraga z'Imana zikuzenguruke, imbaraga z'Imana zibane namwe, imbaraga z'Imana ziherekeze iri jambo mu izina rya Yesu. Iki gihe ni igihe cy'abanyembaraga, ntabwo ari igihe cy'abanyantege nke. Iki ni igihe cy'abantu bafite amavuta. Imbaraga z'amavuta haraho ziva. Ni haleluya. Ugomba kubaka urwego rwo gusenga kugira ngo wongere amavuta. Ugomba kubaka urwego rwo kwiyiriza ubusa kugira ngo wongere amavuta. Ugomba kubaka umubano wawe n'Imana. Therefore in the Holy God ndi kwiyubaka. Haleluya. Ngo bakongeza amataraza yabo kuko bari bafite ikibarimo. Reka nkubwire inshuti yanjye, igihe cy'abavuga butumwa badafite ikibarimo cyararangiye, igihe cy'amagambo cyararangiye. Iki ni igihe cy'imbaraga, iki ni igihe cy'imbaraga, ni igihe Imana igiye gusuka imbaraga. Oh haleluya. Abantu bavuga Imana irihe? Imana harera Imana Joseph, abanyarwanda bagiye kwibona. Imana harera Imana Joseph, haleluya. Afrika yose izayimenya, amahanga azayimenya, uburayi buzayimenya, Amerika izayimenya. Imbaraga z'amavuta zibirindura ibintu, zikubika ibindi. Imbaraga z'amavuta zirukana abadayimoni ku itegeko ry'Imana. Imbaraga z'amavuta zizura abapfuye. Imbaraga z'amavuta zihindura ibyanze guhinduka. Imbaraga z'amavuta yo zikuraho ibyago, zikuraho amakuba. Akira imbaraga mu izina rya Yesu. Iyo mbaraga y'Imana niyishire mu rugo rwawe, iyo mbaraga y'Imana niyishire mu muryango wawe, iyo mbaraga y'Imana niyishire mu kazi kawe. Lole fadi ini origati nota pai sini gidrif. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, iyo wuzuye izi mbaraga baguha, barakwanga, Imana ikaguha igikundiro. Bagusiga umwanda, Imana ikakoza. Uca mu bikomeye ugakomera, ntabwo wasima. Iyo wuzuye izi mbaraga, abakuzimya babayeho. Ushobora gutura ahantu bakwanga ukahaba, ushobora gukorera ahantu batagushaka ukahakorera kubera izi mbaraga. Zore mini gidrifu. Maze kubona izi mbaraga zikiza abantu, maze kubona izi mbaraga zihindura ubuzima bw'abantu, maze kubona izi mbaraga zifungura inzugi zifunze. Imbere yawe zaba inzugi zarifunze. Imbere yawe haba hari ibyago 3, 4, 5, 6. Umva imbaraga zihindura ibihe. Haleluya. Reka nkubwire ko twahuye n'abatuvuma, twahuye n'abashaka kutwica, twahuye n'ingorane zitandukanye. Twabonye imbaraga z'Imana, twabonye imbaraga z'Imana zikiza abantu, zizura abantu. Iyo wuzuye izi mbaraga uhindura ibintu. Nabonye Imana ikora iyo wuzuye izi mbaraga, uvuga ibyo abantu batavuga. Muwe bitambutse nari ndahantu mu giterane, none ndi mu giterane ndi kubwiriza, hasi ikiragi. Ikiragi gifite imyaka 48 kitigeze kivuga. Hari mu giterane kirimo abapasitoro benshi, kirimo abapasitoro benshi. Ikiragi kiraza kije, ikiragi kiraza kije kiragundana ngo baba. Numva ijwi rimbwira ngo gitegeke. Haleluya. Iyo wuzuye izi mbaraga utegeka ikiragi kikavuga. Iyo wuzuye izi mbaraga utegeka impumyi igahumuka. Hayibiri gidrif. Haleluya. Ikiragi kiraza, mbwira bari gukora protokole ngo nimukizane. Nagishyize kuri podium ngiye kugisengera, abantu bose bariruka. Abapasitoro bahari bariruka, abavuga butumwa bariruka. Batangira kuvuga ngo mbese iki kiragi nikitavuga turabigenza gute? Abantu baradutera amabuye. Cyari igiterane cy'iminsi 3. Abantu batigiterana, abantu niba zakigarukamo. Joseph urabushenye umurimo, ariko numva imbaraga z'Imana zimbwire ngo gihamagara. Ndakibaza ngo witwa nde? Ikirage ngo nitwa Rwanyonga, ngo ncuruza hariya hepfo, kivuga na bugingo ubunu. Iyo wuzuye izi mbaraga ubu ufite ururimi rw'irage. Iyo wuzuye izi mbaraga ubu ufite, haleluya, ukora impamvu ibitangaza bitaba ni iyihe? Imana idakora imirimo n'ibitanga vango nibidakunda. Icyanjye ni ugutegeka. Haleluya. Ntabwo ari ugukiza. Imana yampaye imbaraga zo gutegeka, Imana yampaye akanwa ko gutegeka. Ntabwo ari ngombwa abantu barirwa birukago ndaje usengere, barajya mu misozi ahantu hatano. Iga gutegekesha ururimi rwawe, iga gutegekesha akanwa kawe, iga gutegekesha ijwi ryawe. Oh haleluya. Iga tegeka mu izina rya Yesu. Tegeka. Haleluya. Haleluya.
undi munsi nagiye mu giterane ahantu hanyuma banzanira impumyi ntangira gusengera abarwayi nari natanze amatangazo ngo muzane abarwayi tubasengere nicaye mu giterane ngiye kubona ninjiye mu giterane nsanga imbere y'umuryango abari mu magare abacumbagira impumyi abana baticara bose babatondesheje umurongo nsengera impumyi ya mbere yanga guhumuka nsengera ikiragi cya mbere cyanga kuvuga nsengera umwana wa mbere yanga kugenda abantu bagira ngo ndakorwa n'isoni ndarekeraho iyo urizera bikemera bitakwemera ukongera ukizera bitakwemera kugeza igihe byizera ngeze ku muntu wa karindwi ni mu izina rya Yesu Kristo ndagutegetse ngo negeka akana haleluya akana karahaguruka katigeze kagenda induru iravuga n'abandi bari bivumbuye baragaruka Imana nikora ibitangaza abantu bazatugarukaho reka mbwire abantu mva ko muzagaruka waba ufite amakuru atandukanye muzagaruka abapfumu bazamenya ko hejuru y'imbaraga z'abapfumu hari imbaraga z'Imana abantu mujya kuraguza kubandwa no guterekera muzamenya ko hari imbaraga z'Imana ko hari abantu Imana yahagurukije mu itorero ryayo abantu mujya kuraguza kubandwa no guterekera iki ntabwo ari igihe cyanyu ni igihe cy'imbaraga z'Imana baguciraho iteka Imana ikaguha ubuzima dushobora kukuvumura barakuvumye dushaka kugukuraho karande zagukurikiranaga mu mbaraga z'ijambo ry'Imana iyo wizeye Kristo Yesu ugatangira usenga ukabana n'Imana ubuzima bwawe burahinduka haleluya ubuzima bwe burahinduka twabonye Imana ikiza abantu tumaze kubona abakobwa b'imyaka 45 52 dutegeka Imana ibaha abagabo waba warabuze umugabo wirirwa ubandwa waba warabuze umugabo wirirwa uraguza waba wumva uraganira n'umuntu ngo giye bantwariye ikariso ngo giye bantwariye isutiye ngo giye bantwariye isurujipe ngo giye mama yambwiye gutya ngo giye umuryango wa oya no iyo wuzuye imbaraga nta murozi wakuroka niba uzi umurozi uroga cyane uzamubwira roga Apotre Joseph nta burozi bwamfata nta nkuba yankubita oya bwaba ari ubugaburana bwaba ari ubusa mu muyaga ntabwo bikunda iyo winjiye muri isi imbaraga uri mu mutamenwa w'isi imbaraga uri mu budahangarwa bw'isi imbaraga nta kintu na kimwe cyagushobora akira imbaraga mu izina rya Yesu haleluya akira imbaraga mu izina rya Yesu umwuka waguteye wose ndawirukanye haleluya ndawirukanye haleluya biragaragara ko iwawe mu nzu abadayimoni barinjiye biragaragara ko mu rugo rwawe abadayimoni barinjiye ndi kukureba biragaragara ko ibintu ukora byose hari ikiboroke kiborotse hejuru hari imbaraga zimenagura amaboroke kandi mbibutsira ijambo ndi kuvuga imbaraga z'Imana n'abarozi bariho umuntu arakuroga ngo uzapfa utabyaye ugakuramo inda ya mbere ugakuramo iya kabiri ugakuramo iya gatatu inda zikagenda zikaba 9 maze kubona abagore babyara inda za 9 kuva ku ya mbere kugera ku ya 8 zikanga kuvamo narambika ibiganza bakabyara reka ntangire itangazo haleluya na Yesu yatanze itangazo yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura buri muntu wese Imana yahamagaye abafite ikintu Imana yamuhaye yamusigiye reka ntangazira ijambo Imana yansigiye gusengera abakobwa bagumiwe kugira ngo barongorwe Imana yansigiye gutangariza abafiyemeri abantu babuze amahirwe ya mbere mbabwire ko hari amahirwe ya kabiri muri Kristo Yesu Imana yansigiye reka ntangire itangazo Imana yansigiye kubohora ibisenzegeri mu izina rya Yesu muri Mariko Yesu yavuze ijambo rikomeye yavuze ngo hari ibindi bintu haleluya nsize nakoze ariko ni mwebwe muzabikora sida yari itaraza diabete yari itaraza kanseri yari itaraza Imana yansize kugira ngo nkize sida Imana yansize kugira ngo nirukane diabete ibitega n'amahembe byari bitaraza hari indwara Imana iduhaye gukiza hari indwara Imana iduhaye haleluya kwirukana mu bantu zoremini gide umuntu wese agira icyo yasengiwe niba utwite inda yawe yarapfuyemo niba gutera inda ukumva wasamye uzampamagare nkurambikeho ibiganza izavuka uzabyara umwana w'umuhungu n'umukobwa rapiri gidirifu maze kubona abagore benshi babyara zone pet inihaye maze kubona ingo nyinshi zubakwa refas ini gidirifu
uzabohoka nawe uzabohoka. Imana yavuga ngo mubyare. Kutabyara ni umugambi wa Satani, ntabwo ari umugambi w'Imana. Gukuramo inda bwa mbere, ugakuramo inda ya kabiri, ugakuramo inda ya gatatu, hari ibintu bagutekereye umunsi warongorwaga, hari ibintu bagushiriyemo, hari ibintu bakuroze kandi warabirose mu nzozi. Mujye mwita ku nzozi murota. Umva uko iri jambo rivuga mu izina rya Yesu. Iyo wuzuye imbaraga z'Imana, niba hari ibintu ubona bidasanzwe uryamye, niba hari ibintu ubona mu buzima bwawe bihora bikubamo, shaka abakozi b'Imana. Hari abantu biyemera, ugasanga umuntu ariyemera ngo ntabwo ari ngombwa kureba umukozi w'Imana, byihorere kumureba. Ni ngombwa ko ureba umukozi w'Imana akagusengera, akakubohora. Ukeneye kubohoka. Iyo urebye ibintu biri mu rugo rwawe ntabwo ari byiza. Iyo urebye ibintu biri mu nzu yawe harimo ikibazo. Iyo urebye muri business hari imbaraga z'Imana zikumira. Hari imbaraga z'Imana zikumira. Umuvumo uragufata, umuntu akakuvuma ngo uzabyare, ugapfa utabyaye, ukabyara igitsina kimwe nacyo ukakibyara wagoye. Hari imiryango ugeramo, uko ubyaye barakubaga, uko ubyaye barakubaga, uko ubyaye bakubagura ihene. Uwo nsengeye yarabuze urubyaro ntabwo bamubaga. Nomero yanjye ya telefone ni 0788 54 11 18. 0788 54 11 18. Ushobora kumpamagara nkagukorera deliverance.